Data turagushimira imirimo itangaje wadukoreye, iyo wadukoreye nk'abana, iyo wadukoreye itakorwa n'abantu, itanaboneka mu isi, ibyo ababyeyi bacu batadukorera, ibyo abadukunda batadukorera. Wowe soko y'agakiza dufite, twarababariwe, amazina yacu yanditswe mu gitabo cy'ubugingo, ubutunzi bwacu ntibwari kubiduha. Nta gitambo, nta kuvuka heza, nta bupfura, nta bunyangamugayo, nta na kimwe cyari kuduhesha kubabarirwa, ariko watanze umwana wawe w'ikinege usohoza ku munsi w'umwami wacu Yesu Kristo. Tugarutse rero kwigira ku birenge byawe, mitima yacu igufitiye inyota, aho inyota yatakaye uyitwongere. Mitima yacu iri expectant, turagutegereje, dufite amatsiko, abayatakaje uyatugarure nyaguhora ku ngoma. Imitima yacu ifite ibyiringiro byinshi, iyo dushubije amaso yacu inyuma tubona urugendo rwaho watubereye wo kwizerwa nyaguhora ku ngoma. Ibyari umwijima wabicishije mu mucyo, ibyari binaniranye twabonye uhadutambutsa. Iyo dusubije amaso inyuma tubona ineza yawe, ibyo bidutera kugaruka aho uri dufite ibyiringiro ko n'ibyaba biduhagaze imbere uyu munsi nta kabuza. Umunsi umwe, igitondo kimwe mu gihe cyawe nyaguhora ku ngoma, bizahinduka ikibaya tukambuka tugatambuka. Ndasenze ngo buri mutima wose uwuzuze ibyiringiro, uwuzuze kugutegereza, uwuzuze kuguhanga amaso, uwuzuze kutagira ahandi hantu wareba nyaguhora ku ngoma. Reka ubwiza bwawe bwuzure muri iyi sare. Iki gitaramo ni icyawe nyaguhora ku ngoma. Nta mwana w'umuntu wadukiza, nta ndirimbo yadukiza. Amagambo asanzwe udasutse mu mwuka wawe yahinduka amagambo asanzwe y'ubumenyi busanzwe, ariko ni wowe dushaka. Turashaka kubaho kwawe kwinshi ngo kwisuke mu mitima yacu. Imitima yihebye yongera isubizwe mu ibyiringiro, utakubonaga yongera kubone. Wari ukingirijwe n'imiruho n'imibabaro n'agahinda, bimukinguruke akubone. Wari ukingirijwe n'ibyaha ntiyizere imbabazi zawe, bimukinguruke akubone. Wari ukingirijwe no guhaga n'ivutu ry'iyi si n'ibirangaza, bimukinguruka akubone nyaguhora ku ngoma. Wari ukingirijwe n'amaganya n'ibindi byose bitwibasira, bimukinguruka kubone. Ni wowe dushaka mwami w'abami. Imitima yacu inyotewe wowe, ngwino twuzuze inyota y'ibyawe, ngwino uduhe gusa nawe nyaguhora ku ngoma. Ngwino wuzuze kubaho kwawe, ahacu habure, ibyacu bibure, ibyo tuzi bibure, hasigare wowe nyaguhora ku ngoma. Ubwiza bwacu, ibyubahiro byacu, iby'udutiza, ubwoba bwacu, ikintu icyo ari cyo cyose gicishwe bugufi, maze izina ryawe ryonyine abe ryo rishyirwa hejuru mwami. Ni wowe dushaka. Kingura ijuru ku buzima bwa buri muntu wese, utwemerera abahungu bawe n'abakobwa bawe. Ntagire n'umwe uba munsi y'ikirere cy'umuringa, ntagire n'umwe uba munsi y'ikirere gifunze, ahubwo ikirere kidukingukira nyaguhora ku ngoma kugira ngo yakire ibyo wamugeneye. Waraduhamagaye mwami, uratubwira ngo nitwegere intebe yawe y'ubuntu, intebe y'ubuntu, ngo tudatinya, ngo duhabwe ubuntu bwo kudutabara mu gihe gikwiriye. Ubuntu akeneye butandukanye n'ubwo nkeneye. Ndasenze mwami w'abami ngo buri muhungu wawe, buri mukobwa wawe abone ubuntu, ubuntu mwami bujyanye n'igihe ahagazemo. Ubuntu rimwe na rimwe atanazi ko ari bwo akeneye. Ubuntu mwami, yo gusenga kwacu ni kugufi ngo kuko tutazi ibiri ku mutima wawe, ariko mwuka wera wa wundi utunihira iminsi itavugwa, kuko ari uzi ikiri ku mutima wawe data, aduhesha ubwo buntu buhesha buri muhungu icyo akwiriye mu gihe nk'iki, buhesha buri mukobwa icyo akwiriye mu gihe nk'iki ngiki nyaguhora ku ngoma. Haba ubwo dusaba tugasaba nabi, haba ubwo dusaba ibitujyana kure yawe, haba ubwo dusaba ibidutuza munsi y'ikirere gikakaye. Mwami turasenze ngo ubuntu bwawe buduhesha icyo dukwiriye nyaguhora ku ngoma. Amaso yacu akingukire kukumenya, imitima yacu igukunde kurusha uko twinjiye hano tugukunze. Unyigize imbere mu kugukunda kurutaho umwami w'abami. Iki gitaramo rero tuje kubwira ngo ni icyawe, kiguhesha icyubahiro, ibihakorerwa byose biguhesha icyubahiro, kumenyekana ku izina ryawe kube kwinshi mu mitima yacu. Urakoze data, nushimwe. Ni wowe nyiri ubwenge bwose no kumenya, ni wowe nyiri ubwiza butangaje. Ntawe mugereranywa, ntawe mwegeranye, ntawe muhwanye mwami w'abami. Urihariye, urisa mu kwera kwawe. Natwe watugize abawe tudakwiriye, utwigiza bugufi. Imbabazi zawe zituzana aho uri. Maraso ya Kristo aduhesha kwemerwa.
warakoze mwami. Ndagushimira rero twese wararikiye ibyiza utubikiye. Reka buri muntu wese yakira umugabane we. Wowe uzi kubivuga neza ugataha ibwina mu ndiba muri profondeur y'umutima w'umuntu. Ndasenze ngo utahe mu mitima yacu, unyigishanye n'ubwoko bwawe mwami. Umuhe package yanjye y'uyu munsi, umuhe package y'uyu munsi, ugere ibwina mu mutima, ugere mu mizi aho byapfiriye, abariho ukirizanya guhora ku ngoma. Ugere ibwina utwihishurire tukumenye, maze imitima yacu itekanire muri wowe. Ni mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo dusenze, amen. Haleluya. Yesu nashimwe. Reka tumuzamurire amaboko. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Uri amahoro? Waramutse umuntu mwegeranye? Ubwo ufite karibu mu kubaho kw'Imana. Mwibutse ko Yesu amukunda, hari igihe ibihe bimuhetera kubyibagirwa, cyangwa nawe ntubyizeye. Yesu aradukunda. Haleluya. Imigambi ye kuri twe ni myiza. Ni myiza byagenze uko wari utegereje, ni myiza byanyuranye n'ibyo wari utegereje. Imana ishimwe. Dushimye Imana ku byo yakoreye Ange. Imana izabane nawe kandi azarushaho kuyibona. Dushimye Imana ku basabye visa bakazibona. Dushimye Imana ku basabye visa ntibazibone. Imigambi y'Imana ni myiza kuri wowe wabonye visa, ni myiza kuri wowe utayibonye, kuko izi aho watura byiza kuruta wowe aho wamenye. Aya harimo abatakemeye. Ariko niko kuri urakabimenya maze utekane mu mutima wawe. Tugubwe neza rero kandi turashimira Imana iduhaye ubwo buntu bwo gukomeza kuba imbere yayo mu materaniro yo kuwa gatatu mu kubaho kw'Imana. Umwami Yesu abahe umugisha. Andi matangazo yose dushobora gukenera twibaza no kuvuga ni kuri groupe y'aya masengesho yo kuwa gatatu. Uramutse utayiriho waza kubaza mugenzi wawe cyangwa mu protocole kugira ngo akubwire. Imana ikomeze itwihishurire. Reka dukomeze rero mu ijambo ry'Imana iryo tumazeho iminsi. Kuwa gatatu twarivuzeho, kuwa gatatu wabanje twarivuzeho online, aho turimo kuvuga ku buzima bwa gikristo bwatsinze. Ubuzima bwa gikristo bwatsinze, cyangwa se a victorious Christian life, une vie chrétienne victorieuse. Ni byinshi twifuza kubimenya birambuye, ariko ku mwuka duha icyo dushyiraho emphasis cyangwa icyo dushimangira, ubwo nyine nicyo tuzajya dushimangira. Rero Imana iguha umugisha kugiriye Yesu inyota ukaza kugira ngo twese dufatanye kwigira ku birenge bye. Turatangirira ku cyanditswe nzagarukaho kenshi kiba muri Yakobo igice cya 4 umurongo wa 7. Urwandiko rwa Yakobo igice cya 4 umurongo wa 7 aravuga ngo nuko rero mugandukire Imana ariko murwanye Satani nawe azabahunga. Nuko rero mugandukire Imana ariko murwanye Satani nawe azabahunga. Submitting ubundi ni nka terime y'igisirikare, ni nko kuvuga ngo ndiyo afandi. Ni kuvuga ngo nta yindi order nakira, nta rindi tegeko nakira, ahubwo uwo nsubmitinzeho niwe numvira. Haleluya. Niwe unyobora, niwe ungenga. Nuko rero mugandukire Imana ariko murwanye Satani nawe azabahunga. Muri Bibiliya ijambo ry'Imana haravuga ngo nuko rero nimwemere. Ni ukuvuga ngo kugira ngo mvuge ngo ndiyo afandi mba nabyemeye, mba namwemereye, kuko nshobora no kutaba munsi y'ubutware bwe nkajya munsi y'ubundi butware. Hari umuntu unyumvise? Nuko rero nimwemere kugengwa n'Imana ariko murwanye Satani nawe azabahunga. Ibi bintu birafatanye kandi ntibishobora no gutandukanywa. Nuko rero nimwemere kugengwa n'Imana, nimwemere kuba munsi y'ubuyobozi bw'Imana, hanyuma icyo gihe nimurwanya Satani nawe azabahunga. Haleluya. Ubwo nitutemera kugengwa n'Imana tukagerageza kurwanya Satani, ariko ntazadunga kuko hari ubutwara azaba atatubonaho. Muri Louis Sego y'igifaransa iravuga ngo soumettez-vous donc, soumettez-vous. Harimo ubushake bwawe, harimo kwemera kwawe. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Ntabwo izindi minzi ivuga kuko nzizi cyane, ariko nifuza no kuzimenya, kandi no kuzimenya ni byiza. Ariko nzivuga kugira ngo aharaho
ufite urumufashije nako yakumva cyane bicengere bigereyo bifite uburemere bikwiriye. Muranyumva nshuti z'Imana? Haleluya. Nuko rero nitwemere kugengwa n'Imana, ariko turwanye Satani nawe azaduhunga. Mu by'ukuri uko tugenda twemera kugengwa n'Imana, kuba munsi y'ubuyobozi bw'Imana. Ubu ko turi hano twese twahisemo kugengwa n'Imana, ariko siko ibice byose bingize, ibigize imitekerereze yawe, ibigize imyumvire yawe, amarangamutima yawe, ibice byose bikugize, siko byose biba biri munsi y'ubuyobozi bw'Imana. Ahubwo uko tugenda twemera kubana n'Imana buke buke, tugenda duseda, turekura. Tuvuga uyu munsi niba naraje munsi, n'urugero ariko siko bimera, ariko tuvuge niba naraje munsi yo kubaho kw'Imana, hashobora kuba harimo umutwe gusa, akaboko kakiri hanze, ariko ibyo tuvuga byo ni ibyamwe imbere, si ibice by'inyuma. Uko tugenda twemera tubana n'Imana, twigira ku ijambo ryayo, twitoza kuyumvira, niko njyewe wese ngenda mba munsi yo kuyoborwa nayo. Rero ibikugize byose, impamvu twiga ijambo ry'Imana ari kugira ngo ibikugize byose byemere kugengwa n'Imana. Muranyumva nshuti z'Imana? Uko rero tugenda twemera kugengwa n'Imana, niko tunishyira munsi y'ubutware bw'ijambo ry'Imana ndetse n'umwuka w'Imana. Uko nemera, uko ngenda nseda, nkarekura ibice nigengagaho. Hari igihe mba nigenga ku marangamutima yanjye, ku myumvire yanjye, ku mitekerereze yanjye, nyamara narakijijwe. Nahaye Yesu ubugingo bwanjye, nemeye ko ambera umwami, ariko amarangamutima yanjye nyigengaho, imitekerereze yanjye rimwe na rimwe nyigengaho, yewe n'ibyemezo mfata rimwe na rimwe mbyigengaho. Ibyo rero hari ukuntu binyambura imbaraga, ariko uko ngenda nemera Imana ikagenga ibyo bice byose bingize, niko nishyira munsi y'ubutware bw'ijambo ry'Imana, kuko Imana ntitandukanye n'ijambo ryayo, kandi niko nemera kuba munsi y'ubutware bw'umwuka w'Imana ari ukorera mu ijambo ryayo. Haleluya. Hanyuma kandi bimzarira ko ubwo butware noneho bunzaho, ubwo butware ndabuhabwa, iyo autorite ihinduka iyanjye. Uko nemera kugengwa n'ijambo ry'Imana, niko mba ngengwa n'umwuka w'Imana. Hanyuma ubwo butware ijambo ry'Imana rifite bugahinduka ubwanjye, bukankorera muri make. Birimo birumvikana? Haleluya. Kugengwa n'ijambo ry'Imana ni ugutangira kwemera kuvuga imvugo y'Imana. Iyo mvuga icyo Imana ivuga, mba mvugira mu byayo, mu ijambo ryayo. Twabivugira mu buryo butatu. Iyo ndimo nsenga mvugana n'Imana, ni ukuvuga ngo ndavugira mu byo yo yavuze. Niyo mpamvu gusenga neza ari ugusengera mu by'Imana yivugiye. Imana nishimwe cyane. Hari ugusenga natuye ijambo ry'Imana ariko ndimo mvugira mu by'Imana yavuze. Hari ikindi akenshi gikunda gucika abera, ni ugufata uko ibyo nakuye mu ijambo ry'Imana akaba ari byo n'exprime, akaba ari byo bihinduka expression yanjye ya buri munsi, akaba ari byo natura nganira. Ndimo ndavuga ko gacika abera, kuko abana b'Imana bamwe bashobora kumenya ijambo ry'Imana, bakizera n'iby'Imana ivuga, yewe bakabikoresha mu mvugo yo gusenga, bakabikoresha barimo baganira n'abarokore bagenzi babo, cyangwa se baganira n'abapasiteri babo n'abayobozi babo mu mwuka, ariko imvugo yabo ya buri munsi ikaza itandukanye n'ibyo ngibyo basanzwe bavugira mu ijambo ry'Imana. Yesu ashimwe. Haleluya. Wari wasenga na kwizera uvuga imirimo y'Imana itangaje, ariko wajya nko kuganira ugahita uganira ikiganiro kirimo gikoresha amagambo anyuranye rwose n'ayandi wari urimo watura usenga. Imana itugirire ubuntu. Haleluya. Ubutware rero butuzaho uko ijambo ry'Imana ritugenga, tukarikoresha dusenga tuvugana n'Imana, yewe tukanemera mu kwatura k'akanwa kacu, mu mvugo yacu ya buri munsi akaba ari ryo ribamo, rikagenda ribamo uko rigwirira muri nge, akaba ari naryo risohoka mu kanwa kanjye. Naba mbyutse, naba naziganiwe ibintu byanze gucamo, ariko cya kindi namenye, cya kindi nizeye, akaba ari nacyo gihinduka imvugo yanjye. Ahandi turikoresha ni igihe tubwira Satani cyangwa se tumucyaha. Abenshi turabizi, ariko rimwe na rimwe nanone usanga tubizi ku munwa gusa, ariko Satani aramutse agaragaye nk'aha ngaha Yesu ashimwe cyane, uwamucyahaga mu izina rya Yesu akavuga ngo ndakwirukana mu izina rya Yesu, Satani aramutse ahingutse koko akahaba, akaba atakomeza kuvuga ibyo. Yavugaga ati nabivugaga biri kure, ariko ibintu by'amadayimoni atangiye kuvugira Imana ibindinde. Bikagaragara ko ibyo bintu tuvuga biri ku munwa, ariko si byo tugira gute, si byo twizera. Iyo rero dukomeza kwemera kuba munsi y'ubutware bw'Imana, kugengwa n'Imana, ibyo bintu by'Imana, ijambo ryayo, ubutware bwayo, ubushobozi bwayo bigenda bitwuzura umunsi ku munsi.
mwibuka ko turimo kuvuga ubuzima bwa gikristo butsinda. Imana nishimwe cyane. Haleluya. Umwuka rero wowe ubwe, kuko ari nawe wanditse aya magambo y'Imana, uko dukomeza kuyazana mu buzima bwacu, kuko tuba tuvuga ibyo we yavuze, araza akadufata ubutware bwe bugakorera muri twe. Imana nishimwe. Umwuka ubwe akomeza ayo magambo, kuko tuba tuvuga ibye, hanyuma umwanzi agahunga. Uko nkomeza kwakira ijambo ry'Imana rikangenga, rikanyobora, muri make mba mvuga imvugo ya mwuka. Hanyuma iyo mvugo ya mwuka rero, Mwuka Wera arayiherekeza, arayishorera, bigatuma amagambo mvuga agira ubutware butuma wa Satani noneho ampunga. Imana ishimwe cyane. Hanyuma uko nkomeza kuvuga ibyo, yaba ibyo nibwira, yaba ibyo nganira, yaba ibyo mvuga mu gusenga, yaba ibyo mvuga mu gucyaha Satani, niko bimfasha kugira ngo ibinyoma bya Satani yuzuzaga ibitekerezo n'amarangamutima yanjye bigende bitakaza agaciro buhoro buhoro. Iyo nanone twemera kugandukira Imana, dusabumitinga ku Mana, mind yacu ari naho urugamba rubera rwo gutsinda no gutsindwa. Mind yacu cyangwa ibitekerezo byacu tubyuzuzamo ijambo ry'Imana, hanyuma imitima yacu tukayizuzamo gusenga. Haleluya. Dushobora gusabumitinga kugengwa n'Imana mu bikorwa. Ibikorwa byawe bikaba bitacyanduye cyane, bigenda bigororoka. Ariko mbibutse ko n'abantu b'imfura bataragira umwami mu buzima bw'inyuma hari igihe baba bafite ubuzima bugororotse ukuntu. Ariko reka nkubwire ko nukwemera kugengwa n'Imana. Iyo wemeye ko ijambo ry'Imana rihindura n'uburyo utekereza, ukajya uvuga uti yes, uyu ni Hortense, ariko Imana ivuga gutya. Nubwo numvaga bifite logique, hari igihe uba ubona ibintu bifite logique, biri raisonnable, bifite umurongo wa kimuntu w'umuntu w'umunyabwenge, ariko bikaba binyuranye 100% n'icyo Imana ivuga. Muranyumva nshuti z'Imana? Uba rero urimo kwemera kugengwa n'Imana. Iyo ufashe mind yawe n'ubwenge bwawe wiyigiye mu mashuri no gutekereza kwawe kwiza kwakugejeje kuri byinshi, ariko ukabifata ukabishyira munsi y'ubutware bw'ijambo ry'Imana, uba urimo witoza kumvira Imana kwiza kandi kuzakugirira umumaro. Imana nishimwe cyane. Bimwe rero mu byiza Imana yaduhaye harimo gutekereza, harimo kugira ubwenge. Hari igihe bifatanya natwe kurwanya Imana, kuko umurongo wawe, ubwenge bwawe n'ibyo wamenye n'umurongo bizakugejeje ku bintu byinshi kandi birimo umurongo. Niyo umuntu abirebera ku ruhande ababona bitomoye, ariko iyo waje munsi y'ubutware bwa Yesu, ibyo bintu byari bitomoye biri ku murongo by'ubupfura bwiza, hari igihe bifatanya nawe kurwanya Imana muri wowe. Hari iminsi yo gufata ibintu bifite umurongo, waganira n'undi muntu akavuga ati wi yes. Hari iminsi yo gufata ibyo bintu tukabishyira munsi y'ijambo ry'Imana, ubwo Imana itabishyigikiye. Nubwo abanyabwenge bose n'abanyamafaranga bose n'abatekereza neza n'abageze ku bintu barimo bavuga ngo yes, ariko bikaba binyuranye n'icyo ijambo ry'Imana ivuga. Ni igihe cyawe cyo kwemera kujya munsi y'ubutware bw'Imana ukabishyira ku ruhande. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ni intambwe ikomeye kwemera gusabumitinga mind yawe, ibitekerezo byawe munsi y'ijambo ry'Imana. Hari ibintu Imana ikoresha kenshi byenda kumera nk'ubupfapfa. Igihe kimwe Imana yabwiye Dawidi, iramubwira ngo ntuzabare ingabo. Kubara ingabo hari ikibazo kirimo. Umuntu wese utekereza neza, w'umuyobozi w'igihugu, umwami w'igihugu, yagombye kuba azi umubare w'ingabo ze, izirwanira mu mazi n'izirwanira mu kirere, izirwanira ku butaka n'izirwanira hirya no hino, zirinda mu mihanda n'ahandi tutazi. Tubizanye mu mvugo y'uyu munsi, Imana ibwira Dawidi kutabara ingabo. Ibimubwirira iki? Kugira ngo Dawidi atazizerera ubutsinzi bw'ishyanga ayobora mu ngabo afite. Imana yabisabye Dawidi, ntabwo navuze ko bisaba abayobozi b'uyu munsi, ariko yabisabye Dawidi icyo gihe. Kubera iki? Uwiteka niwe witwaga Uwiteka Nyiringabo, Imana ibarwanirira. Haleluya. Imana yangaga ko babara ingabo ngo ejo batabona ari nkeya bakagira ubwoba, cyangwa babona ari nyinshi bakirara bagakura amaso yabo hehe? Kuwiteka, bikabatera kwiringira imbaraga zabo. Bukeye ngo Satani yoshye umutima wa Dawidi, hanyuma Dawidi abara ingabo. Ubundi ntibyari ikibazo, kandi kubara ingabo nk'umwami wese wiyubashye byari birimo logique, ariko niba byari binyuranye n'icyo Imana yavuze, birabyara ikibazo byanze bikunze. Imana itugire neza, kari akagero gusa. Haleluya. Iyo rero turimo twemera gusabumitinga mind yacu, ibitekerezo byacu, tukabyuzuzamo ijambo ry'Imana,
bizadufasha, kuko isi ndetse na satani baduterera mu bitekerezo kuzana ikintu kiri negatifu mu bitekerezo byawe, kuzana ikintu kibi. Umurimo mubi wa satani abiba muri mind yawe, akagenda abiba ikintu kiri negatifu, akabiba biba bimeze nk'akabuto gatoya, ariko kagenda kabyibuha kakazabyara umurimo wa satani mubi mu buzima bwacu. Iyo rero wemeye kuba munsi y'ubutware bw'ijambo ry'Imana mu bitekerezo byawe, iteka umwanzi azakurasa, ntago azagutinya. Nta hantu tugera ngo igitekerezo kibi kibe kitagutera, ariko hari aho tugera tukaba dufite ijambo muri twe riri positive twahawe n'Imana, rihita risubizanya n'icyo gitekerezo cyadutse kiri negatifu kivuye kwa satani. Ijambo rikatwuzura, tuba tumeze nk'abantu bafite ikiganiro mu mutwe wacu. Nagira ngo mbibutse ko ibitekerezo by'umuntu bitajya bishoma. Haleluya. Ubu n'ibindi byagiye hano, ubu harimo ibyagiye, harimo ibirimo kuvuga atari ko buriya yambara inkweto imeze gutya, harimo birimo bishaka visa kuvuga atari ko buriya Imana yatabaye anje nanjye yantabaye. Ibitekerezo byacu ntago bishoma. Ibibazo bya visa mu Rwanda ni ibibazo kabisa. Reka twigarukire. Icyiza cyo gushyira ijambo ry'Imana mu bitekerezo byacu, icyo turimo tumara, ntago turimo dutakaza umwanya. Uko ijambo ry'Imana tuba munsi yaryo, yaba uri muryiga, yaba uri muryigira ku wundi wateye agatambwe imbere yawe, yaba uri muri soma, yaba uri muryumvira, ijambo riragenda rikakuzura. Hanyuma icyo Imana yavuze kikaba kiri muri wowe, kikaba gifite imbaraga zihita zisubizanya n'ikintu negatifu satani yarazanye. Aho rero niho ubuzima bwa gikristo butsinda bubonekera. Abadafite ijambo ry'Imana rigwiriye muri bo, satani azana igitekerezo kiri negatifu, kikamumaramo umwanya, kikamumaramo isaha. Ubwo isaha nabagerageje, hari abakirarana bakakirirwana bakakibana, kikagenda kiyobora ubuzima bwabo umwanya munini. Kubera iki? Kuko ibitekerezo bye atabisubmitinze munsi yo kubaho kw'Imana, atemera ko ijambo ry'Imana rimuganza. Aho rero niho abakristo batsindirwa. Suko Imana yacu idafite imbaraga, suko icyo Yesu yakoze ku musaraba kidahagije, ariko muri mind yawe umwanzi araharasa ngo pafu, kigatindamo cyangwa kigahita kinyerera. Abafite ijambo ry'Imana riguriye mu mitima yacu, haleluya, kiranyerera kigatemba nk'amazi. Ibyo Yesu aduhumurisha bikaba byinshi kurusha ibyo umwanzi yarazanye. Imana nishimwe. Inkuru nziza rero nuko buri gitero cyose umwanzi atanazatera mu bitekerezo byawe, cyose umwami Imana yari yarakivuzeho. Haleluya. Yari yarateguye ikintu kikivuguruza. Ahubwo umurimo wawe nuko ubishaka bikakuzuramo, bikagwirira muri wowe. Mu rwandiko Pawulo n'ikitoro ry'i Roma 12:21 haravuga ngo ikibi cye kukunesha, ahubwo unesheshe ikibi icyiza. Igitekerezo cy'umwanzi nikigutera ikibi kikinjira mu bwenge bwawe, cye kukunesha, ahubwo unesheshe ikibi icyiza. Uyu murongo wavugaga ku bikorwa, ariko ndifuza kuwukoresha mu mitekerereze. Iyi gitekerezo kibi kiguteye, wibuke ijambo ry'Imana rikivuguruza, wibuke isezerano ry'Imana, wibuke ubwizerwe bw'Imana, wibuke imbabazi z'Imana, wibuke imbabazi za Yesu zakugezeho udakwiriye. Ikibi cye kukunesha, ahubwo unesheshe ikibi icyiza. Muri bibiri ijambo ry'Imana havuze ngo ibibi ntibikagutsinde, ahubwo utsinde ibibi ukoresheje ibyiza. Muri make ibibi ntibizigera, nta hantu umukristo agera ngo bireke kumukomangira, ariko wahawe imbaraga zo kutemera ko bigutsinda. Muri bibiri y'Igifaransa havuze ngo ne te laisse pas, mbese ntiwemere. Biragaragara ko ufite ubushobozi bwo kwemera no kwanga. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte, mbese ujye hejuru yabyo, mais surmonte le mal par le bien. Ujye hejuru y'ikibi, icyiza kijye hejuru y'ikibi. Niba iki satani arimo akongorera kutazabibasha, kutazatsinda, kutazakira iyo ndwara, kutazabaho ko ntejo hazaza ufite, Bibiliya yakubwiye ngo ntubyemere, ahubwo ufate icyiza gisumba ibyo bibi arimo akongorera. Ariko icyo cyiza uragikura hehe? Uragikura mu bubiko washyizemo ijambo ryawe y'Imana mu mutima wawe. Imana itugire neza. Ntukwiriye rero kwemera kugwa mu mutego wa satani. Mu Bikorinto ba kabiri, urwandiko Pawulo n'ikitoro ry'Ikorinto 2:11 haravuga ngo, urwandiko rwa kabiri Pawulo n'ikitoro ry'Ikorinto 2:11 ngo kugira ngo satani atagira icyo adutsindisha, kuko tutayobewe imigambi ye. Ntabwo dukwiriye kuyoberwa imigambi ye. Kugira ngo satani atagira icyo adutsindisha, azagutsinda ryari? Ari uko wayobewe imigambi ye. Ariko nitumenye imigambi ye, kandi twese turayizi, yazanywe no kwica, no kwiba, no kurimbura, nta cyiza namba ateganya.
ngo kugira ngo Satani atagira icyo adutsindisha, kuko tutayobewe imigambi ye. Ntidukwiriye rero kuyoberwa ko kindi gihande ntituyoboye imigambi ye yo kwiba, kwica no kurimbura, yo kugira nabi, ariko ntidukwiriye no kuyoberwa ubutware twaboneye n'ubutsinzi twaboneye muri Kristo Yesu. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ntituyobewe ko afite imbaraga zo kwiba no kwica no kurimbura abo yashutse n'abo yanyaze, ariko kandi ntukwiriye no kuyoberwa ubutsinzi n'ubutware waboneye muri Kristo Yesu. Byombi ukeneye kubimenya kugira ngo habemo iyo balance. Imana itugirire neza. Ntabwo Satani tumutsinda gusa, ahubwo Yesu yamushyize munsi y'ibirenge byacu. Ni ukuvuga ngo ni ubutsinzi ndenga kamere. Mu Baroma, mu rwandiko Pawulo n'itorero ry'i Roma 16:20, urwandiko Pawulo n'itorero ry'i Roma 16:20, haravuga ngo Imana nyiramahoro izamenagurira. Ubundi ikintu cyamenaguritse nta garuriro. Imana nyiramahoro izamenagurira Satani munsi y'ibirenge byanyu bidatinze. Hehe. Nuvuga ngo Satani ntagereranywa n'uwizera wagandukiye Imana. Ntitwegeranye, ntituringaniye. Uwizera ugandukira Imana, uwizera wemeye kuba munsi y'ubutware bw'Imana, Satani ntibaringaniye. Haleluya. Ntitugereranywa. Imana nyiramahoro izamenagura Satani vuba bidatinze. Hehe. Munsi y'ibirenge byacu. Umva uworetse isi, umva unanije abera, umva uwihebesheje abantu, ubundi yamenaguriwe hehe? Munsi y'ibirenge byacu. Ariko atwaza igitugu abatabizi, cyangwa abo ashuka ntibagandukire Imana. Imana itugirire ubuntu. Haleluya. Kubera kutamenya ubutware dufite muri Kristo Yesu, kutamenya aho Imana yamenaguriye Satani, kumumenagura munsi y'ibirenge byacu, kubera kutabimenya, iyo aduteye ingorane zitandukanye, reaction ya mbere cyangwa inyifato ya mbere ku batarabimenye ihinduka yo gutabaza abandi. Iyo ni imwe, kuko wumva ibyo ari byo byose izo mbaraga wowe ntazo ufite. Imvugo izagaruka kenshi mu bana b'Imana ivuga ngo ni wowe Imana yumva. Ese ubundi wabibwiwe n'iki ko ari njye Imana yumva? Uretse gusobanukirwa abo turi muri Kristo Yesu, tukamera nk'intumwa Yohana. Intumwa Yohana ari nawe wanditse ibyahishuwe, ari nawe wasigaye mu bagendanye na Yesu, waje gupfa ashaje. Niwe wanditse mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohani, ni nawe wanditse akavuga ngo intumwa Yesu yakundaga kuruta abandi. Ni ukuvuga ngo yagize gute? Yarivuze. Haleluya. Yari agiye asobanukirwa urukundo rwa Kristo, ruramwuzura, akibona nk'intumwa Yesu akunda kuruta abandi. Nanjye ashobora kuvuga ngo ndi umukobwa Yesu akunda kuruta abandi, ariko uko no gusobanukirwa uko mbivuga, nawe ushatse wagira gute? Wabivuga ubisobanukiwe. Imana ishimwe cyane. Umwanzi rero mu buriganya bwe bwo gutuma tutamenya ubutware dufite, tutamenya naho Imana yacu yamumenaguriye, mu bitero atugabaho, reaction ya mbere ibi yo gutabaza abandi, cyangwa se ikaba yo kwakira gutsindwa kwawe. Indi mbi nayo ikaba yo kwihagararaho, ariko mu mbaraga zawe za kimuntu. Kwihagararaho shingiye ku cyo Yesu yakoze ni byiza. Ibyo nta rugo byambuza kuvuga ngo ndageraniwe umwanzi yanteye, reka nshaka undi muntu dufatanya gusenga ambera imbaraga dufatanye. Ibyo ntacyo bitwaye. Ariko ubu butabazi ndimo mvuga ni ubwazanywe, ni ubutabazi dushakira mu kutamenya. Hari ugutabaza abandi kuko wumva wowe izo mbaraga zimunesha ntazo ufite, utanazigenewe. Hari uguhita wakira gutsindwa kwawe, ukavuga uti niko byahoze, ntawe iwacu utsinda, kuva ni mutoya nahuye n'ibyago, nuko bizahora, sinkundwa sinshimwa, nta cyanjye gicamo. Muri make ugahita wakira ku gitero cye gishyashya, ugahita wakira ukundi gutsindwa kwawe, ukavuga uti nuko bimeze. Ukundi kutariko ni ukwihagararaho mu mbaraga zawe za kimuntu. Aha ni hahandi umuntu yanga gusaba help kandi ayikeneye. Kavuga ati twebwe iwacu ntabwo tujya twinginga abantu. Ntabwo tujya dusabiriza. Ubwo mbese no kusaba uwagufasha gusenga nabyo bibaye gusabiriza. Kwihagararaho mu mbaraga za kimuntu bikomoka kenshi mu mutima ugira gute?
wibona. Yego, yewe sinjya ntabaza, nta muntu, sinjya nshaka abantu. Ubwo iyo udashatse abantu ushaka ibiki? Ko ubuzima bwacu bugizwe no gushaka abantu. Ibi byose ni uburiganya Satani akoresha kugira ngo tudatsinda, tudahagara mu butware twagenewe n'Imana. Gutabaza abandi si bibi, ariko iyo ndimo mvuga ngo dufatanye gusenga, dufatanye kwambaza Imana, kuko ababiri baruta umwe. Dufatanye kwambaza Imana, kuko umwe azirukana 1000, babiri bazirukana 10,000. Ubufatanye, nizeye ubwo bufatanye bufite imbaraga bubyara mu isi y'umwuka. Nizeye ubwo bufatanye ari bufata amaboko nari ntangiye kunanirwa. Ntabwo ari bibi. Kwakira gutsindwa ntibidukwiriye, hanyuma kwihagaraho mu mbaraga za kimuntu ntibidukwiriye. Nshobora kwizera Yesu uri muri njyewe ko azampesha gutsinda, ibyo ni sawa. Ariko tutamenye biriya, tutamenye position ya Satani munsi y'ibirenge by'abizera, twambaza Imana mu buryo butari bwo. Imana itugire neza. Haleluya. Mu bintu bikomeza kudufasha mu rugendo rwo gutsinda ni ugushyira mu ngiro ibyo wizera. Gushyira mu ngiro ibyo wizeye, ibyo wizera. Kandi ntiwashyira mu ngiro ibyo utamenye. Birakwiriye ko amagambo y'Imana agwirira mu mutima wawe, akagwirira muri wowe, kugira ngo ubashe kuyashyira mu ngiro. Buri gitekerezo cyose kigusanga, buri jwi ryose riza muri mind yawe cyangwa mu bitekerezo byawe, byose bifite isoko. Isoko yabyo ishobora kuba Imana, ishobora kuba wowe, ishobora kuba Satani. Buri gitekerezo kiza mu muntu, buri jwi umuntu yumva, buri kintu cyinjira muri mind gifite isoko eshatu. Cyaba kivuye muri njyewe ubwanjye, cyaba kivuye mu Mana, cyaba kivuye kwa Satani. Iyo ari ijwi ry'Imana riri inyuma y'icyo gitekerezo, rizaza rihumuriza, rizaza risa n'iby'ijambo ry'Imana risanzwe rivuga. Humura mwana wanjye, ndi kumwe nawe, nubwo uguye uzabyuka. Humura mwana wanjye, ndi Imana yawe, humura. Ikikwereka ko igitekerezo kivuye ku Mana, kizaza kitanyuranya n'ikijambo ry'Imana risanzwe rivuga. Kizaza kitavuguruza kubaha Imana. Ikindi kizaza kidashinja. Ijwi rya Mwuka Wera ryuzuye imbabazi no kugira neza. Rirakubwira ngo wasitaye ariko ngera ubyuke. Rirakubwira ngo urukundo rw'ibyisi rwakubanye byinshi, ariko nyamara wahitamo Yesu. Riraburira, rirakosora, riracyaha, ariko riherekejwe n'ihumure. Kandi ntirivuguruza n'iri rimwe. Icyo gitekerezo ntikivuguruza na rimwe ibisanzwe mu ijambo ry'Imana. Imana ishimwe cyane. Iryo jwi kandi, cyangwa icyo gitekerezo cyaje muri mind yawe, bishobora kuba ari ibyawe bwite, rishingiye ku byuzi, ku migambi usanganywe y'abantu, gutsinda cyangwa gutsindwa. Ariko ikibazo, byoroheye Satani kwinjirira mu gitekerezo cy'umuntu mu buryo busanzwe, ku buryo rimwe na rimwe azanakora ku buryo ugira ngo ni ibitekerezo byawe, kugira ngo utamurwanya, kugira ngo utabyirukana, kugira ngo utabisunikirisha ijambo ry'Imana. Kwinjira mu gitekerezo cyawe gisanzwe bizoroheye Satani. Iryo jwi, icyo gitekerezo cyaje muri mind, rishobora gushingira ku bintu umuntu asanzwe azi, ku migambi isanzwe abantu bagira, batsinda cyangwa batsindwa. Kandi ikibazo gihari ni uko byorohera Satani kurikoreramo, akaba yagutera kwibwira ko ari ibitekerezo byawe, kuko bisa n'ibifite logique ya kimuntu. Urugero, ku mubyeyi witwa Sara, umugore wa Abrahamu. Mu Itangiriro ibice 16 umurongo wa 2, Sara yegereye umugabo we, abwira Abrahamu ati, dore Uwiteka yanyimye urubyaro. Yari yararumwimye. Bamwe barabyemeza abandi bakabihakana. Sara yabwira Abrahamu ati, dore Uwiteka yanyimye urubyaro. Ntabwo yari yararumwimye, hari habayeho gutindaho gato, kuko Imana yaratinyutse irandika mu ijambo ryayo ngo igihe Uwiteka yavuze kigeze, ngo igihe cy'Imana kigeze, ngo Sara yabyara umuhungu. Kirya cyari igihe cy'Imana kuri 90 n'ingahe? 9. Yewe igihe cy'Imana we. Sarayi rero mu bwenge bwe, mu bitekerezo bye, ariko Satani agiye gukoreramo kandi atabizi, ngo Sarayi abwira Abrahamu ati, dore Uwiteka yanyimye urubyaro. Murumva bidafite logique? Birayifite. Umuntu wize rwose kuri 99 ni ibintu byumvikana. Imana yagize gute? Yararumwimye. Ni ibitekerezo byande by'umuntu, bihumekewe cyangwa bifite inspiration ya hehe? Ya Satani, kubera akaga bigiye guteza. Ngo ndakwinginze, yarinze no kumwinginga,
ndakwinginze gira umuja wanjye inshoreke, ahari nazabonera urubyaro kuri we. Aburahamu yumvira Sarayi. Niyo mpamvu Bibiliya yatubwiye ikintu akenshi dukunda gushyira ku bandi, ngo havumwe uwiringira umwana w'umuntu. Iteka iryo jambo rije ntuhita wumva ari ukwiringira abandi bantu. Nuko namaze imyaka ndifata kugeza igihe namenye ko mu bantu batarabo kwiringirwa nanjye ubwanjye ndimo. Haleluya. Bibiliya nivuga ngo havumwe uwiringira umwana w'umuntu. Muri make n'ibitekerezo byawe, kuko nawe uri umuntu, si ibyo kwiringirwa. Imana ntiyabimye umwana iteka ibabwira ko bazabyara, ikabasaba gutegereza. Yesu gutegereza biravuna, biragoye pe. Imana igiduha ubuntu twambuke. Imana nishimwe cyane, ariko Imana ntiyigeze ibima umwana. Avumwe uwiringira gutekereza kwe kuko bimuzanira ingorane. Ibintu rero Sara avuga bifite umurongo, bifite logique, birafatika, ariko ni ibya Sara. Kandi Satani kuhita biprofita akabyinjiriramo biramworoheye, akabatesha umurongo Imana yari yarabageneye. Imana itugire neza. Reka turebe urundi rugero rw'abatasi 10. Babatasi 10, amazina yabo tutakeneye kuyafata mu mutwe nubwo yanditse muri Bibiliya, kuko batuzaniye inkuru z'incamugongo. Kubara 13, reka dusome 31 tugeze kuri 33. Igitabo cyo Kubara 13, 31 kugeza kuri 33. Ngo maze abantu bari bajyanye nawe baravuga bati ntitwabasha. Ubwo Kalebu na Yosuwa bavuze byiza, hanyuma abantu nabo babafashe ijambo, baba abatasi 10, abasipayi 10. Ngo maze abantu bari bajyanye nawe baravuga bati ntitwabasha. Ntitwagira gute? Ntitwabishobora. Ntitwabasha kuzamuka ngo turwanye abo bantu kuko baturusha amaboko. Umuntu ukurusha amaboko ntiwamurwanya ngo bishobore. Ibyo bintu ni logique ya kimuntu, ntibyumvikana, biri ku murongo, biri mu bwenge. Ntitwabasha kuzamuka ngo turwanye abo bantu kuko baturusha amaboko. Babarira Abisiraheli inkuru y'incamugongo, igihugu batase, bati igihugu twanyuzemo tugitata ni igihugu cy'umwiryane, kandi abantu twakibonyemo bose ni barebare. Muri make ni ukuri kuvanze n'ibinyoma, ni ukuri kuvanze, ni ukuri kw'abantu gutandukanye n'ukuri kw'Imana. Abantu twabonyemo bose ni barebare, ibyo byari ukuri. Ngo kandi twabonyemo, uyu murongo uradusetsa ariko uteye n'agahinda. Ngo kandi twabonyemo abantu barebare banini, Abanaki bakomotse mu bantu barebare banini. Twibonaga, ngo bagiraga gute? Bibonaga. Ubundi si Imana ijya kubohereza yabanje kubabwira ngo muzabanze mube barebare, ngo musumbe bari abantu, ngo nibwo muzafata igihugu? Wapi? Irihagije mu mbaraga zayo, irihagije mu bushobozi bwayo, idashingiye ku bwanjye. Twibonaga, mind yakiriye, ibitekerezo byakiriye, amasomo ya Satani yabafashe byiza byiza. Twibonaga tubamezeho nk'inzige, nabo bakabona. Iki cyo kiratangaje. Muribuka ko batigeze bavugana? Umutasi ntaganira no yagiye guteta, ariko babibonye ibyo babonaga. Nabo bakabona tumeze nkazo. Twibonaga tumeze nk'inzige, nabo nubwo twabareberaga tubacunga, ariko twabibonye babonaga tumeze nkazo. Mind, gutekereza kwa muntu, niho atsindira, niho atsindirwa. Ntitwabasha. Imana umuremyi w'ijuru n'isi, wabakuye muri Egiputa, akoze ibitangaza bikomeye imbere ya Farawo. Babonye inyanja itukura icikamo kabiri, babonye amaboko y'Imana akomeye muri Egiputa abakurayo. Iyo Mana nibabwiye ngo mugende mujye i Kanani, ni Imana yabibabwiye. Imana twari tuzi ko bayibonye, bayimenye, ariko kumenya kwa muntu kuratinda. Niyo mpamvu ibitekerezo byawe ukwiriye kubipompamo ijambo ry'Imana, kuko birashukana, birashukana. Ngo umutima w'umuntu urashukana, ntiwizera gukira. Barimo baravuguruza iby'Imana yababwiye. Ntitwabasha kuzamuka ngo turwanye abo bantu kuko baturusha amaboko. Iyo Imana ivuze ngo mugende muzabishobora, muzagerayo. Hanyuma ibitekerezo byanjye bikambwira ngo sinabishobora, sinagerayo. Ni ibitekerezo byanjye kandi bisa nkaho birimo logique, ariko umwanzi arabibashe kwivanga n'ibitekerezo byawe, ntunamenye ko ari umwanzi. Iyo utamenye ko ari umwanzi rero ntunamurwanya, urabyakomodetinga, kabihobera. Yes, yego rata utanse hoze gukoresha ubwenge, kabihobera. Uti yego rata wushyiramo logique, gusa urabona Kigali imeze ite? Imana itugirire ubuntu.
niyo mpamvu ibitekerezo byawe atari ibyo kwizerwa, ariko icyo Imana yavuze nicyo kwizerwa. Gera mu itangira kikagera mu iherezo kizahoraho. Iri jambo ntirikeneye ko barya updatinga, iri jambo ntirikeneye ko bongera bakaryigaho bakarisubiramo. Iri jambo ritambuka ibihe n'ibihe, rikora mu bakera rigakora mu banone. Niba Yesu atari yagaruka rizaba rigikorana nyuma yacu. Ririmo iby'ubuzima byose. Umwanzi arabizi, niyo mpamvu yanga ko rigwirira mu mutima wawe, kuko nirigwira mu mutima wawe ntazaba kigushoboye. Ntitwabasha ibi bintu, ntitwabikira. Aya niyo maherezo yacu, turapfuye turashize, ntibizigera bikunda. Kubera iki? Kuki bitazigera bikunda? Bishingiye mu mbaraga zanjye. Ariko niba bishingiye mu mbaraga z'umuremyi w'ijuru n'isi, uwaremye byose, ufite isi mu kiganza cye, ubasha guhamagara no mu busa, mu busa, mu busa, ngo ahamagara ibitariho nk'ahari ibiriho. Ntakeneye masiyeri promiye, ntakeneye imbaraga zanjye ngo zihereho, ahamagara mu busa. Haleluya. Umukristo utsinda, ubuzima bwa gikristo bunesha, nubwemera gufatira ijambo bukaryuzuza muri wowe, rikajya risubizanya n'ibihe. Muri make waba uri muri bano sipayi 10, bano batasi 10, wagera ukabona abanaki ni barebare, ukabona ni banini, ukabona imidugudu yabigoteshejwe amabuye, ukavuga nka Yosuwa na Kalebu, ukavuga uti niba Uwiteka twishimira, nubwo aba bantu bakomeye tuzabamanyagura nk'imitsima. Haleluya. Ntabwo Yosuwa na Kalebu bigeze batabona ubunini bw'aba bantu, ntibigeze batabona imidugudu yabo kwigoswe n'amabuye, ntibigeze babona ko gufata uwo mujyi byoroshye, ariko biringiye nde? Uwiteka Imana. Haleluya. Umwanzi n'umuriganya azi aho akora, agafata aho watinze akabibyaza umusaruro wo kukubasha. Mwibuke ko Sara ntago twabikinisha, Sara yari atinze mu bugumba, yarabutinzemo kugeza aho Sara ubwe akoze inama na ubwe. Murabiza ari umuntu akora inama na ubwe, namwe mujya mukora inama na mubwanyu. Sara ubwe n'ibitekerezo bye na ubwe yikoresheje inama, akurikije gutinda kw'ikibazo cye, yakira neza ko Imana itashobora kumuha urubyaro. Nubwo yabivuze ikabibwira Abrahamu kuva kera, ikongera ikabivuga, ariko ubutinde bw'ingorane bugamburuje Sara, we n'umutima we bemeza ko Imana itakigize gute? Itakibishoboye. Umwanzi rero azakoresha aho utinze n'ingorane igutinzeho kugira ngo akwemeze ko ibyo bintu bitazigera bikemuka. Aba batasi nabo mubibuke, batinze mu bubata muri Egiputa, bavutse bumva ububata bw'imyaka 100 n'irenga, nubwo biboneye n'amaso ibitangaza by'Imana, ariko bisa nk'ibitaratinze mu bitekerezo bya. Niyo mpamvu nshuti y'Imana, iyo urimo gushyira ijambo mu mutima we ntago urimo gutakaza umwanya. Niyo mpamvu Satani arabizi, azari kurinda, azakubuza kuryumva, akubuze kuryumva. Nadashobora kukubuza kuryumva, azadutera twebwe duhagarare hano imbere tuvuga ibyacu, tuvuga ibintu by'urwenya, ibintu bidakiza, ibintu biraho, kuko azi neza ko nirigera mu mutima wawe rizakubakamo ubushizi bw'amanga, rikagusobanura icyo Yesu yakoze, ukamenya ko uri umuragwa uraganwa na Kristo, ukamenya ko iwanyu ari mu ijuru, ukamenya ko amaso y'Imana atakuvaho, rizakuzuza ubushizi bw'amanga. Ujye ugenda wemye nk'aho uri umwana w'umuntu utwara igihugu gikomeye ku isi. Haleluya. Umwanzi azarwanya ko rigwa mu mutima wawe, niriguyemo bizamera nka wa mugani, azamakinga sure ko ritahatinze. Nirijya gusa nk'iritahatinze, azamure ya mahwa y'amaganya yawe ya kera. Navutse nabi, wacu ntibankunze, dore nararushye, nize nabi, nta kintu na kimwe njya nkora ngo mpite nkibona. Murabize ayo magambo ava kenshi. Hari abantu umwanzi yibandaho ku buryo nta kintu na kimwe ajya akora rimwe. Yakoze perimi ayibona ageze ku nshuro ya 20, iyo agiye gukora diplome yo wa 6 atsinda ku nshuro ya 8, iyo agiye gushaka ubukwe bwa mbere burabanza bugapfa, akarongorwa nko ku mugabo cyangwa umugore wa 7, yagiye kubyara birabanza bika. None Satani akegeranya ibyo bintu byose akakwereka ko rwose bitazigera bikunda. Gutinda kw'ibintu ntibivuga guhera. Haleluya. Nabonye iyo tuje mu kumvira Imana, iyo tuje mu butware bwa Yesu, iyo twemeye kugengwa n'Imana, amarira yacu Data yabyaza umusaruro, ayabyaza umutima wizeye, ayabyaza ibyo tuzakomeresha abandi, akuramo icyubahiro cye. Iyo umuntu aje akavuga ati ndashima Imana ko nakoreye perimi nkayibona, tukoma mu mashyi.
ariko yaje akavuga uburyo byatinze n'uburyo byamukubise, dukoma mu mashyi kuko n'abandi bazibuze hagati muri twebwe duhita twumva ko bizakunda. Data akabibyazamo icyubahiro. Ntabwo tubisaba ngo bitinde, ariko nagira ngo mbwire ngo byatinda byabanguka, umugambi w'Imana ntuhinduka. Haleluya. Wavukira mu nzu y'abarozi, umugambi w'Imana ntuhinduka. Imana yakumenye, erega utandukanye n'ababyeyi bawe. Imana yakumenye utaraba urusoro mu nda ya mama wawe, papa wawe na mama wawe bataramenya ko bazashakana. Imana yari ikuzi, igufite mu bitekerezo byayo. Ntabwo rero ibyo wahuriye nabyo hano ku isi bihindura umugambi w'Imana, ariko iryo jambo ni inkuru kuri wowe. Ntabwo wemera ko ritinda muri wowe ngo rirandure mu bubi bw'ibihe n'ingorane. Urumva bano batasi 10 babonye ibitangaza by'Imana, ariko ntibyaranduye ububata bw'imyaka 400, ntibyaranduye uburushi, gutotezwa. Mose yaza kubabwira ko Imana batabaye bakarushaho kongera ubukana bw'ibyago. Ntabwo ijambo ry'Imana ryarigwiriye muri bo ngo rirandure ibi. Mureke turinywe, turigotomere, ritwuzure, ritumaremo imiruho no gutsindwa kw'imyaka yose. Kuva narimenya nanjye naryiziritseho. Haleluya. Niko gaciro kanje, nibwo buzima bwanjye, niyo mahoro yanjye, nizo mbaraga zanjye, nibyo bitwenge byanjye. Warire kurugafata iki ko ibindi byose bigurukaguruka. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Aba batasi rero bari batinze mu bubata, bituma batabasha gushyikira imirimo y'Imana. Muri Kristo nshuti y'Imana ufite ubutwari n'ubushobozi bwo gushikama mu kwizera, ukanga ukirukana Satani, ugaba ibitero mu bitekerezo byawe. Ubwo bushobozi turabufite muri Kristo. Ubundi ugomba gusubizanya na buri jwi, ugasubizanya na buri gitekerezo cyiza kivuguruza ijambo ry'Imana. Kikaguye turapfuye, iyo ndwara niyo kukwica, na mama we niyo yamwishe, ugahita umusubiza uti sinzapfa, nzarama. Haleluya. Ndangiza imirimo y'Uwiteka, ndacyafite ibyo gukora, ndapfa none hanjya hehe. Ugomba gusubizanya na buri jwi, ugomba gusubizanya na buri gitekerezo gitandukanye n'ijambo ry'Imana. Imana nishimwe cyane. Muri Kristo ufite ubwo butware, ufite ubwo bushobozi, warabatuwe, waratsindishirijwe, uri umwana w'Imana. Ntabwo Yesu yigeze akora umurimo igice. Uri umwana w'Imana. Ubutsinzi bwa Yesu ku musaraba ni wowe yatsindiye, ni wowe yatsindiye. Erega we ntiyari yarigeze atsindwa ngo none akenere gutsinda, ni wowe yatsindiye. N'ubutsinzi yagufatiye, kandi yakubatuye, yakubohoye, abikora rimwe na rizima. Hasigara kwiga kuba mu mudendezo. Niyo mpamvu umuntu yabaye muri gereza igihe kirekire, ubundi yasohotse hanze yagombye kumara igihe yiga kuba mu buzima busanzwe. Twabaye imbohe za Satani igihe kirekire, tumaze gukizwa. Umurimo dufite inahangaha mbere yuko tuzajya mu ijuru, n'ukwiga kuba mu buzima bw'umudendezo w'abari muri Kristo Yesu. Yohana 8:36 turavuga ngo nuko umwana nababatura muzaba mubatuwe by'ukuri. Umwana nababatura, umwana nababohora, muzaba mukuwe mu buja by'ukuri byuzuye. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Haleluya. Satani rero we n'ingabo ze barabizi ko wabohowe, ndetse bibatera n'ubwoba, ariko bifuza kugufatirana huti wowe utarabisobanukirwa ngo utangire kubigenderamo. Iyo umuntu yakijijwe, yatsinzwe mu mutima we, akamenya ko ari umunyabyaha utakwikiza, agahindukira akakira imbabazi z'Imana, akizera icyo Yesu yakoze ku musaraba, mu ijuru barabimenya, hakaba umunezero mwinshi. Ikuzimu barabimenya, Satani n'ingabo ze n'aba agenti be babi wacu barabimenya, akavuga ati habaye ishyano, urutasi utaragombaga gukizwa yakijijwe. Muri 98 ishyano ryabaye, barabimenya. Haleluya. Icyo bakora ni ukugufatirana vuba utaramenya ibiri muri package y'agakiza, utaramenya ibyo wahawe muri Kristo, bakagufatirana vuba kuko barabizi ko umunsi wabimenye uzaba ubacitse burundu. Ukora niko abana b'Imana bakizwa, ariko batamenya ibyo bahawe muri Kristo Yesu. Umwanzi agahora bagaraguza agati, ariko ubundi Satani umuteye ubwoba. Kuki umuteye ubwoba? Si wowe n'ubwiza bwawe n'igihagararo cyawe, si wowe n'amashuri yawe, ahubwo ararunguruka akabona uri muri wowe. Wamutsinze ku musaraba i Golgotha, utarigeze akora icyaha, yamubona kuri wowe, yabona amaraso ye kuri wowe, agahinda umushyitsi. Yakobo 2:19 aravuga ngo wizera yuko Imana ari imwe rukumbi, ibyo ni byiza, ariko abadayimoni nabo barabyizera bagahinda imishyitsi.
muri make iyo umuntu yakijijwe yahuye na Yesu, kuzimu ibibonye akaga isigara yibaza ngo uyu noneho tuzamutangirije iki. Bakamara igihe bakwigaho bakavuga ati yatinyaga iki, yajyaga atsindwa n'iki, wabona ibiki byabatsindaga, ngo tubimugarure tubimwuzuza imbere agume ngo akomeze yibwire ngo aracyari munsi yabyo kandi yaravuyeyo. Imana itugirire ubuntu. Haleluya, haleluya. Iyo umuntu ahinduriwe shebuja akava munsi y'ubutware bwa Satani akegurirwa Yesu, bo baba babibonye ariko bakora ibishoboka byose ngo atazigera amenya icyamubayeho n'agaciro gakomeye k'ibyo yahawe muri Kristo Yesu. Imana itugirire ubuntu. Kubwo impamvu z'umwanya tuzakomeza ubutaha. Twari tugiye kuvuga uburyo Satani n'abadayimoni bari powerless, batakaje agaciro, ariko reka mvuge kuri iki. Ubutsinzi Yesu yagize ku musaraba Golgotha ntibwari ubwe, kuko ntiyigeze atsindwa ngo akenere kuza gutsinda. Haleluya. Yaraje kugutsindira wowe. Muribuka ko twavuze ko umuntu yatandukanyijwe n'Imana, bigatuma icyaha kimaze kuba, bigatuma atakaza ubutware, dominion, uburenganzira bwo kuyobora, right to rule. Muzi ko umuntu yayitakaje. Hanyuma Yesu aje apfuye ku musaraba, utarigeze akora icyaha, utarigeze wumvira Satani, apfuye ku musaraba atugarurira ubwo butware. Abari muri Kristo Yesu twese twarabuhawe. Imana nishimwe cyane. Ntabwo rero Yesu yatsinze kubwe, yatsinze ku bwacu. Niba wibuka inkuru iba muri Samuel wa mbere igice cya 17 ya Dawidi na Goliyati, uko byari bimeze, Goliyati yaraje ahagarariye ingabo z'iwabo, bari bamutanze nk'umuntu ukomeye, bavuze ngo natsinda nabo bitoranye muri muntu ukomeye azarwane. Hanyuma utsinda bamwe baraba abagaragu b'abandi. Abo kwa Goliyati natsinda, Abisiraheli baraba abagaragu b'Abafilisitiya. Hanyuma uturutse muri Isiraheli natsinda, Abafilisitiya nabo barahita baba abagaragu b'Abisiraheli. Kandi koko niko byagenze. Hinduranye bazima nawe, imaze kutubabarira ibicumuro byacu byose, igahanagura urwandiko rw'imihango rwaturegaga, ikarudukuza kurubamba ku musaraba, kandi imaze kunyaga abatware n'abafite ubushobozi, ibahemura ku mugaragaro, ibivuga hejuru kubw'umusaraba. Reka mvuge muri Bibiliya ijambo ry'Imana ngo kera mwari mwarapfuye, yewe wumvaga ugereranyije kumva ntacyo Yesu yagukije, wari usanzwe uri imfura. Wari warapfuye, wari imfura igize gute? Ipfuye. Imfura igize gute? Ipfuye, y'intumbi izize ibyaha bya kavukire. Kera mwari mwarapfuye. Birayera avuga kandi ubwo mwari mupfuye, abantu hari igihe bagira ngo bendaga gupfuya, twari intumbi. Kera mwari mwarapfuye muzize ibyaha byanyu no kudakebwa nk'Abayahudi, maze Imana ibazurana na Kristo, yatubabariye ibicumuro byacu bimwe na bimwe byose. Yatubabariye ibicumuro byacu byose ni byose. Abari muri Kristo Yesu bababariye ibicumuro byabo byose. Niyo ubusabane bwacu na Data tubutokoje, abakijwe by'ukuri ntibanezererwa hasi, ahubwo barihana, ntibishimira gusitara. Niba usitara umutima wawe ntugire akababaro, akira agakiza nturakakira. Haleluya. Yatubabariye ibicumuro byacu byose, isibanganya. Haleluya. Isibanganya, irahanagura, imaraho. Isibanganya urwandiko rutondagura imyenda twashinjwaga n'amategeko. Uzi urwandiko ukuntu ruvuga, rwatondoraga ya mategeko yose, rukandika ngo rutansi iki ntiyagishoboye, iki nacyo ntiyagishoboye, iki cyaramunani, iki cyaramunani. Izo zari inzandiko z'amategeko ziturega. Amategeko atondetse umurongo, hakagaragara n'undi murongo wawe wo kuyica no kutabibasha. Ngo isibanganya urwandiko rutondagura imyenda warushinjwaga yari myinshi, rutondagura imyenda twashinjwaga n'amategeko, irukuzaho kurumanika ku musaraba wa Yesu. Haleluya. Ngo bityo Imana yanyaze bya binyabutware na bya binyabushobozi, ibikoze isoni ku mugaragaro, yerekana ko Kristo abitsinze burundu. Haleluya. Wibuke ko atitsindiye kuko ntiyigeze atsindwa, ahubwo yatsindiye abari barigeze gutsindwa, tuzize ibyaha n'ibicumuro byacu, tuzize kutumvira Imana, twari twaratsinzwe dutakaza ubutware. Ntabwo rero Yesu yatsinze
kubwe, yatsinze kubwo abari baratsinzwe. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ijambo ry'Imana ratubwira ngo yisize ubusa, yambara akamero k'umuntu, imbata ndetse n'umugaragu, asiga ubwiza bwe mu ijuru. Ntabwo yabanje gucumura ku Mana ngo amanuke, yari yuzuye ubwiza, yari Imana, ahubwo yaje kugutsindira wowe nanjye twari twaratsinzwe. Haleluya. Pawulo rero yandika iki cyanditswe yabivugaga ashingiye kuri terime za gisirikare, avuga uko byagendaga y'abasirikare b'Abaroma batsindaga. Y'abasirikare b'Abaroma batsindaga bafataga abanzi babo batsinzwe, bakabashyira ku mashene baziritse, bakaza bagakora umwiyerekano, defile, nkuko haba defile muri stade, ariko noneho abanzi b'Abaroma batsinzwe baratondetse kuri shene, umujenerali w'Abaroma wabatsinze ari uri imbere. Iyo umujenerali w'Abaroma yabaga yatsinze, ntabwo byakenaga ngo buri musirikare wese agenda atsinda, ahubwo kuko yabaga ahagarariye urugamba, ubutsinzi bwe bwabarwaga ku gihugu. Uko niko Yesu yadutsindiye. Haleluya. Reka duhe Imana icyubahiro. Haleluya, haleluya, haleluya. Umwanzi aragufatirana akakwereka gutsindwa kwawe. Nagira ngo umbwire ko utatsinze, udashobora no gutsinda, ariko Yesu nuba munsi y'ubutware bwe, ubutsinzi bwe bukubarwaho. Nshuti y'Imana, ubutsinzi bwe butubarwaho. Ndi umutsinzi kubera Yesu, mbasha gutsinda icyaha kubera Yesu, mbasha gutsinda amaganya n'agahinda kubera Yesu. Umutima wanjye ubasha kubabarira abadabikwiriye kubera imbabazi za Yesu. Haleluya. Ubutsinzi bwe nuko bwatubazeho, ngo yabatsinze ku mugaragaro. Byari bimeze nka spectacle, byari ibirori. Uko uwo mujenerali w'Abaroma yagendaga imbere, bagenda baririmba, afite iminyururu iboshye abo batsinze, bakiyereka, bakerekana uko gutsinda. Yesu yatsinze ibi binyabutware, ibi binyabushobozi ku mugaragaro. Satani agushoboza iki? Gutera amayindi yawe kuyoberwa icyakozwe. Reka duhaguruke dusenge inshuti z'Imana. Haleluya. Ku musaraba n'ubutsinzi bwanjye, Yesu yaratsinze ku bwanjye. Ntukeneye gushingira ikintu na kimwe mu mbaraga zawe, na kimwe na kimwe. Yesu yaratsinze, nanjye nzamo. Yesu yaratsinze, nanjye nzamo ndemerwa. Kutamenya ubu butware no guhomba. Nuza kwibuka uze gusoma muri Matayo igice cya 8, hari wa musirikare wari urwaje escort we, yari yarasobanukiwe ubutware, autorité. Yararwaje escort we ngo yakundaga cyane, atuma kuri Yesu, aramubwira ati ndwaje umusirikare wanjye nkunda cyane, umukize. Yesu aravuga ngo ndaza mukize. Uyu musirikare wari uzi autorité, wari uzi ubutware, wari uzi délégation de pouvoir, wari uzi. Aramubwira ngo mwami wanjye ntukeneye kuzi wanjye kuko ndi umuntu ufite abo ntwara, kandi impamvu mbatwara nuko nanjye mfite ubutware hejuru yanjye. Mfite ubutware hejuru yanjye. Iyo mbwiye umuntu nyobora ngo genda, aragenda, kuko nanjye narayobotse. Nituyoboka Yesu nshuti z'Imana, iri jambo rivuga ngo mugandukire Imana, mwemere kugengwa n'Imana, ni wowe ubyungukiramo. Nta kintu na kimwe kugengwa n'Imana bizaguhombya, nta na kimwe. Yaravuze ngo ndi munsi y'ubutware, kuko ndi munsi y'ubutware bw'abandi basirikare banduta. Niyo mpamvu nanjye ntanga amategeko ku bandi bari munsi yanjye bigakunda. Niwemera kugengwa n'Imana, kuba munsi y'ubutware bw'Imana, ntacyo uzahomba. Nugira n'ikihomba bizaba ari by'akanya gato kubw'icyubahiro cy'Imana. Yego, ndavuze ngo nugira n'ikihomba. Nta bukristo bwa microonde, bwa microwave, nta bukristo bwa pafu. Amaboko yawe agomba gutozwa kurwana, kuko Satani nagutera azagutera n'umujinya mwinshi. Nudatozwa amaboko yawe ataratojwe kurwana, uzahora umeze nk'umubebe urira, yashonje ararira, iyo yikozeho umwanda ararira. Kandi uri ingabo y'Umwami, uri ingabo y'Umwami. Amarira yawe ntazapfa ubusa, imibabaro yawe ntizapfa ubusa, ariko emera kuba munsi y'ubutware. Mwemere kugengwa n'Imana, murwanye Satani, nawe azabahunga. Azaduhungira iki? Kuko turi under authority, turi munsi y'ubundi butware buzatuma ijambo ryacu rimuremerera. Azaduhunga yanze akunze, ariko arahunga abandi abemera kuba munsi y'ubutware. Bwira Imana ngo murika Mwuka Wera, murika ibice bigize umutima wanjye bitaraba munsi y'ubutware bwawe. Murika mu bitekerezo byanjye aho nigenga, murika aho niyimye nkaba umwami w'ubuzima. Murika sinifuza kwigenga na hamwe na. Uri musenga, reka ngusabe, turimo turavuga kuba munsi y'ubutware bwa Yesu no kugengwa nawe. Ariko niba utaraha Yesu ubuzima bwawe, mu gihe abandi barimo basenga bahumirije amaso, uzamura ikiganza tugufashe. Yesu si umwami w'ubuzima bwawe, ntabwo agutegeka, ntabwo akuyo. Nturatera niyo ntambwe yo kwinjira mu isezerano rye. Waba uhari ngo uzamure ikiganza tugufashe gusenga? Waba uhari utaraha Yesu ubuzima bwawe?
nawe mbona wazamuye, niba utinya amaso y'abantu uze kuza kutureba cyangwa ureba n'abakozi b'Imana bicaye imbere, wimike Yesu mu buzima bwawe, mubwire ngo ndashaka umbera umwami, mubwire ngo ndi umunyabyaha, ndashaka agakiza kawe, ndashaka icyo wakoze ku musaraba. Reka tubwire Mwuka Wera ngo namurike agace kanjye kataragandukira Imana, namurike aho nimye Yesu, namurike. Mwuka Wera turaguhamagara uyu mugoroba, turaguhamagara mu buzima bwacu, ngwino wowe urondora mu mitima yacu, wowe umurika hatabona. Tugusabye imbabazi mwami w'abami aho tutakugandukira, tugusabye imbabazi aho twakwimye mind yacu, twakwimye ibitekerezo byacu byuzuyemo amakuru y'isi kuko niyo dutindamo, byuzuyemo ibitekerezo by'abantu kuko duhora twumva ibyo abantu bavuga ariko tutumva icyo uvuga. Utubabarire mwami w'abami, utubabarire mwami. Gutinza amaso ku bitagira umumaro bikatwuzura, gutinza amaso ku biteye ubwoba bw'iyisi n'ibidushidikanyisha, gutinza amaso ku bitekerezo byacu, ijambo ryawe ntirigire umwanya mu mitima yacu. Utubabarire Mwuka Wera, ngo inumurike mu mutima wa buri muntu wese, murika mu mutima wa buri muntu wese, murika mu mutima wa buri muntu wese, murika mu mutima wa buri muntu wese, kugira ngo akurwe munsi y'ubundi butware butari wowe mwami w'abami. Utubabarire aho twimitse ubwoba bigatuma duhinduka imbata y'ubwoba, utubabarire aho twimitse amafaranga tugahinduka imbata y'amafaranga, utubabarire aho twiyimitse ubwacu tugahinduka imbata y'imitekerereze yacu, ijambo ryawe ntirigire umwanya mu mitima yacu. Utubabarire aho twimitse imibiri yacu tugakorera gusa kuyinezeza, nubwo twaba tukubabaza tugahitamo kuyinezeza. Utubabarire mwami w'abami, amaraso yawe atwuhagire, amaraso yawe atweze. Mwuka Wera tugusabye ubuntu muri uyu mugoroba, tugusabye ubuntu. Muzamurire amaboko musabe ubuntu, ubuntu bwe burahari budushoboza, ubuntu bwe burahari budushoboza gutsinda. Tugusabye ubuntu mwami w'abami, tugusabye ubuntu bwo kubasha gutsinda. Utinze mu kintu gitinze kandi kibabaje umutima we, umuha ubuntu bwo kuharenga mwami w'abami, umuha ubuntu bwo kuhatambuka. Ufite umugozi w'icyaha runaka, umuha ubuntu uwo mugozi ucike, umuha ubuntu bwo kunesha mwami w'abami, umuha ubuntu mwami w'abami. Aho tutabasha kugandukira ibitekerezo byacu tugasanga byadutegetse, twatwawe n'amarangamutima yacu, turasaba ubwo buntu mwami w'abami, turasaba ubwo buntu mwami, turasaba ubwo buntu ku buzima bw'umuntu wese. Ubuntu bwawe bugwirire mu mutima we, ubuntu bwo kukwiringira, ubuntu bwo kukurebaho wenyine, ubuntu bwo kuguhanga amaso, ubuntu bwo gutandukanywa n'ibitagira umumaro, ubuntu bwo gutandukanywa n'ibihendo bya Satani, ubuntu bwo kukugandukira mwami w'abami. Wibonera abahungu bakugandukira, wibonera abagabo bakugandukira, wibonera abasore n'inkumi muri twebwe bakugandukira, wibonera abamama bakugandukira, wibonera abagore bakugandukira mwami. Duciye bugufi munsi y'ubutware bwawe, tuje kukubwira ngo twemeye kugengwa nawe, twemeye kuyoborwa nawe, dusaba umitinze ku butware bwawe nyaguhora ku ngoma, kugira ngo ibyo ushaka bitwuzure, ibyo ushaka bitwuzure. Utwibutse ubutsinzi waduhesheje ku musaraba i Golgota, ibinyabutware, ibinyabushobozi ngo wabihinyuye byose ku musaraba, ubyambura intwaro ku musaraba, uradutsindira, uduhesha kunesha ni ukwacu, gutsinda ni ukwacu, ubutware ni ubwacu, ubutsinzi ni ubwacu. Ibyo byose wabikoreye abakwizera, twakiriye uko gutsinda no kunesha muri twebwe nyaguhora ku ngoma. Mvuze umugisha ku bwoko bwawe, umugisha ubabeho, kugirirwa neza bibomeho, guhagarara mu cyo wavuze bibabeho nyaguhora ku ngoma. Ikiganza cyawe cyiza kibashorere, amahoro yawe atahe mu mutima utari uyafite, azagarukane mu nzu yawe ubuhamya n'amashimwe, azagarukana indirimbo nshya mu nzu yawe mwami, agarukanye amashimwe yo kukubwira ngo warakoze. Inzira zicikaho zitari ziri, atari hari imbaraga haboneka imbaraga nyaguhora ku ngoma. Utwuzure maze ntaba ari twebwe, aba ari wowe ugaragara. Ibyatuneshaga aho kamere yacu yaduhagararagamo, utwuzure nyaguhora ku ngoma, utwarire muri twebwe, ukorere muri twebwe, aba ari wowe ugaragara mwami w'aba. Urakoze data, gusenga yazamukanye imbere yawe, gusubirizwa imbere yawe, byose bibereho kuguhesha icyubahiro. Duhesheje umugisha mwami iri toro rya New Life, ubaha umugisha abayobozi baho, ubaha umugisha, ubwiza bwawe, icyubahiro cyawe, igitinyiro cyawe bibatwikira Uwiteka Mana Nyiringabo. Duhesheje umugisha umuntu wese ugira ishyaka n'inyota byo kuba muri aya masengesho yo kuwa gatatu, usubize gusenga kwe, umubere igisubizo muri byose. Ni mu izina rya Yesu dusenze, amen.
Imana ibaha umugisha. Reka turamukanye dutahana amahoro ya Kristo. Naho kuwa gatatu saa 11 n'igice udafite itorero aho usengana n'abandi bera, karibu hano muri New Life. Amateraniro yo ku cyumweru saa 3 na saa 5 y'icyongereza, saa 8 ay'ikinyarwanda. Kuwa gatanu ni mugoroba haba worship night, karibu batangira saa 3 z'ijoro. No kuwa kane haba amateraniro y'ikinyarwanda. Umwami Yesu abaho umugisha. Ndakubwira wowe udafite itorero kandi ufite inyota yo kwegerana n'umwami, umwami Yesu abaho umugisha. Reka turamukanye duhane lift dutahana amahoro ya Kristo.